Sasa ubushize ni ukuvuga ngo tuba twakoze kiriya twari twise super elevation, turakomerezaho kuko ibi nibyo tuzakoresha kurinda turangije gukora design y'umuhanda ndetse tukabona ama cross section, tukabona n'amakantite. Ni ukuvuga ngo uyu munsi turakomereza kuri izi alignment. Muribuka ko twari twakoze iyi alignment 1 na alignment 2. Uyu munsi turashushanya dukurikije alignment 1 niho tugiye guca longitude na profile yayo. Ni ukuvuga ngo icyo duhita dukora iyo umaze guca alignment, wamaze guca center y'umuhanda iriya twashushanyijeho dukora super elevation, tugiye kuyikora noneho. Ni ukuvuga ngo alignment twarayikoze yararangiye, turanayitabuleting. Ubu noneho tugiye gukora profile, longitude na profile. Process rero ni izi zikurikira: turajya hara kuri profile, niturangiza tujye kuri create surface profile, dukirikeho. Nitumara gukirika dutegereze baduhe aka gataburo. Aka gataburo no ngo karagaragaza yuko alignment 1 niyo tugiye gukoresha. Iyo ufitemo alignment ya gatatu n'iya kane uraselecting aha ngaha ukareba izihari, ariko nidukirikaho nk'uko namwe mubibona turabifitemo 1 and 2 nizo twakoze ubushize, ariko turagendera kuri 1. Surface twakoresha ni surface M5. Ni ukuvuga ngo aha ngaha iyo ugiye gukora design, ni ukuvuga ngo aka gataburo kakwereka ko dufite start ni aha ngaha ari 0+00. Murabizi ko ariko bakora chain yagize umuhanda, umuhanda ukarangira kuri 0+405.93. Uyu muhanda wose ufite metero 405.93. Then ni ukuvuga ngo hano to sample, ushobora no gusampulinga wenda igice runaka. Icyo gihe ushobora gukirika kuri aka gacumu ukagenda wenda ndibuze kubibereka muri aka gaportion, mbereka nuko ushobora gukora ukaba ufite umuhanda w'ibirometero wenda nk'icumi, ariko ukaba wakora design y'ikirometero cya 5 kugeza ku 10. Ibindi bice by'imbere software ikabyirengagiza. Reka dukomeze simafata umwanya munini. Noneho alignment start ihera kuri 0 ikarangirira kuri 405 nk'uko nabivugaga. Noneho icyo tuza gukora mu kanya ni ukuvuga ngo tugiye gufata iriya surface twamaze guselectinga, nituba dukiritse add, turayadinga ihita iza muri aka gace ko hepfo handi gukoza mouse. Ninkirika add irahita iza hasi, ndetse izina ryayo nuko twari twayise namwe muri kubibona. Then naho nkirike ndajya kuri draw. Ninjya kuri draw ni ukuvuga ngo ndava kuri iyi table bari batubwiye create profile from surface, murebe indi taburo bampa. Iyi table ni ukuyitondera kuko yanditsemo utuntu twinshi. Hari agacumu k'ubururu ariho aha ngaha ni muri general, ibi biri aha ngaha ku iyi page ni ukuvuga ngo birebana na general. Mugende buze gukirika next hano hasi, biri buze kujya kuri station range. Muraza kureba utu tuntu twose ugomba gukora setting bitewe n'ibyo ushaka ko software iza kuguha. Reka dukomeze. Alignment turabanza gucekinga ko ari 1 ufitemo. Noneho tugiye gukora profile view name, turayeditinga wenda tuyite profile 1. Nitumara kuyita profile 1, description ushobora gushyiramo izina rya cyangwa se umuhanda uri gushushanya. Tugasetinga profile view style, harimo utuntu twinshi ushobora kuduhindura, ariko ubu namaze turabirekera kuri profile view style. Ariko ushobora kugira top stack view, ukagira profile view, middle stack view, ukagira major grid, ukagira last view, grand desktop profile view. Ariko hano turakoresha profile view. Ni ukuvuga ngo uhitamo ako ushaka kugira bitewe na view ushaka gukora. Noneho tutiriwe dufata umwanya munini, reka turekeremo profile view. Noneho tujye kuri next. Ubwo birava kuri general bihite bijya kuri station range. Hano aka kantu k'ubururu kahita kimuka. Aha hejuru hano mwahihorera cyangwa se ushaka kubikoresha bikajya, ariko sinshaka kubajyana mu bintu byinshi. Reka tubanze tuyiga, turagenda tunarecording ibyo twagiye dukora. Tujye kuri next. Next murahita mubona ko ka gacumu gahise kimuka station range dufitemo automatic. Station range automatic bihera kuri 0 bikagera kuri end y'umuhanda. Tujye kuri next nanone. Noneho urabona ko byagiye kuri profile view height. Hano automatic ni metero 100. Ni ukuvuga ngo point dufite hano, icyo bari bashaka kuvuga ni igiki. Minimum elevation dufite ni 200.15, ariko maximum ya tele twakoreye topo cyangwa twafashe amabuye twashushanyishije, elevation nini ni 200.96. Noneho hari ubwo ushobora gukoresha use specified, ni ukuvuga ngo ushobora no kuyifosinga. Hari ibintu mujya mwiga muri topography bita ngo ni datum, cyangwa se abakoresha indimi z'igifaransa ibyo bita ngo ni Prado comparison.
plan de comparison urumva wipoza elevation, ariko hano turakoresha ibiri automatic. Noneho nitumara guparametera mo biriya turajya kuri next, nta kintu turi guhindura ahangaha. Igice cyo kuza gukoresha guspecifyinga ndaza kubibereka mu kandi gace. Muri aka gace turajya gusoza namaze kubereka ukuntu ushobora gukora design y'igice cy'umuhanda cyangwa se ukawukorera icyarimwe kuko byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo rero icyo dukora use specified urahatikinga ukaba wayimpoza. Ibi ngibi tubyihorere, katwikomereze tujye kuri next. Kari agacumu k'ubururu kari kuri profile view height ibumoso bwawe karahita kajya kuri display profile options. Ni ukuvuga ngo hano iki kwereka ya surface draw iratikinze, clip grid iratikinze, split art ni uku. Turahita tujya kuri next, bihita bimara bijya kuri data band. Iyi data band rero ni ukuvuga ngo nayo turayiselectinga. Hejuru hano harimo utuntu twinshi ushobora ku data band, ni ukuvuga ngo ndaje nyibasobanurire aka kantu nikavamo. Ni ukuvuga ngo urabona ya matitire cyangwa tuvuga ngo terrain naturelle cyangwa se EGL. Ubundi nk'iriya EGL bivuga EG ni existing ground, FG ni finished ground. Ibi bintu byo mumenya kubitandukanya. Iyo uvuze no band igucira uriya murongo wa profile ariko idafite ariya amadetail itanga hasi. Iyo ushaka kugira cut and fill ukabishyiramo nibyo iguha. Reka dukomeze kujya muze kumva icyo nashakaga kuvuga, ariko hano turibuze gukoresha EGFG. Iraza kuduha existing ground, iduhe na finished ground, elevation and stations. Stations murabizi ni nk'amaceneji. Noneho dukomeze, harimo utu tuntu twinshi uhitamo ako ugize kuko nta kuntu yabikarikira utasetinze band set. Noneho izi band set hano turakoresha EG elevation. Ubundi kiriya bita band, urebe hano location bottom of profile view, urebe hano hari akantu k'umuhondo ka orange, niho uri buze kubona kuri niduca profile uri buze kubona icyo navugaga ni igiki. Nitubana turajya kuri next, naho tugiye kuri profile hatches. Izi profile hatches nazo mujye muzitondera. Ni ukuvuga ngo dufite cut area, ibikwereka ko ari ubururu buri hejuru. Ni ukuvuga ngo buriya existing ground line ni y'umuhondo. Ground elevation ni ukuvuga ngo zigarukira hariya aka karongo k'icyatsi kanyura. Noneho ligne rouge cyangwa se project line ni yo munsi, bivuze ngo iki cyo hejuru uragikata usigarana umuhanda ukurikiye aka kantu ka orange. Ariko n'aba ari fill area, urabona terrain naturelle ka kantu k'ubururu kari munsi wafirinzeho ibitaka nyine wabirunzeho. Izi rero ni ukuvuga ngo hatches urabizi iyo ikora hashire izirebesha iburyo kuri kati ikazirebesha ibumoso ku buryo ubasha identifying icyo gice. Ibi ntibidushishikaze, nzabibereka mu kandi gapariti gakurikira. Reka tube dukomeje uklika kuri creative profile. Noneho nimwiga software mujye musoma kuko iteka banditse ngo select profile view origin iravuga iki. Ni ukuvuga ngo yamaze kwakira za data umaze guparametera, irakubwira ati ese nyishushanye he. Niyo mpamvu tugiye kwimura agatiriseri ka mouse gato, twajya tugakirika igahita iyishushanya. Yo igenda ibigusaba, mujye mubikora musoma ibyo ugira kuko okay. Ni ukuvuga ngo profile yacu ni gutya imeze. Noneho ya band set twavugaga ni iki? Ni ukuvuga ngo ni aka gace ko guhera aya magambo ari hasi. Iyo wagize ngo no band, aya mabare y'ama elevation ntabyiguha. Niyo mpamvu uba ugomba kubifiringa. Mbese ni ukuvuga ngo mubikore nk'uko ndi kubikora, muzabona resultat nk'iyo nanjye ndi kubona. Ubwo muzagira utundi duparametrage nawe mugenda mujyamo kuko mugomba gukora mukaguka. Nanjye ibyo nzi ni bikeya ari uko mumaze kugira kubimetiriza, ariko mugenda mugira step by step nk'uko ndi kubigenza. Muzabimenya ndetse mukoresha software mukorera amafaranga. Kuko mu minsi itangiye gutangira ndetse kubigisha Revit nayo ikora design y'amazu, nirangira nzabigisha na robot. So ni ukuvuga ngo hari ukuntu nanone uhita ukirika kuri profile kugira ngo ubashe kugira, kuko urabona uko bimeze, utu tuntu turegeranye cyane. Urabanza ugaselectinga iriya profile, ni ukuvuga ngo ukozaho suri ugakirika ikiselectinga, ugakora right click ukaza ukweditinga edit profile view style. No cyangwa hakaba na profile view properties, ariko turakoresha edit profile view style kugira ngo tubashe kugira ibyo tweditinga. Noneho aka kantu ni ukuvuga ngo aka gataburo baduhaye ka property, ni ukuvuga ngo name ya mbere twashyizemo twayise profile 1, description ntayo twayihaye.
object style muribuka ko twemeje gushyiramo profile view, twebwe turahita aha ubibona iyo ugeze muri information, ariko muri station mwibuke yuko n'ubundi twari dufite, ubu ni ukurikuringa ibyo twari twashyizemo. Alignment ni 1, noneho station range ni automatic from 0 up to 0 plus 493. Noneho nidukomeza tukajya kuri elevation, urabona aho ndi gukirika hariya, ni ukuvuga ngo ibi byose twagiye tubibona. Noneho tugiye gusetinga band set dore na hatch, ibi byose twabinyuzemo. Noneho hano kuri band set rero ni ukuvuga ngo ndagenda njye muri profile, njye kuri boringa, njye hara kuri edit, noneho njye kuri import label set, ngire all labels, and nshaka kugaragaza slope za existing ground cyangwa se repente du terrain naturel. Ese umusozi waruhanamye bingana bimeze bite? Ningirika okay, ndaprayinga cye kuri okay, nindangiza ngire okay, urabona rwose irahita idisplayinga ama slope. Ahangaha aya maslope ariho uvuga ngo niko umusozi waruhanamye. Kugira ngo rero ibi ngibi bivemo, ujye ugenda nurangiza uze hano kuri annotation scale, hano hasi handi gukoza mouse, nimba cyari 1:100 ukigire 1:10, ihita iguha amaslope meza rwose, bigatandukana ko bishobora guhita ubikora umuntu ukabimuhereza agahita amenya ngo umudiza n'akamenya ngo hano hari hahanamye bingana gutya na gutya. Ariko hari abadakunda kuzigaragazaho, icyo gihe niyo mpamvu uzabona bamwe bagira gutya akaza agahita akabisiba, akazuminga, akazihanagura, kubona njyewe raporo yose ntuze ndazitanga, ngatanga za terrain naturel. Noneho bimwe twitaga ngo ni ama stations, wumvaga ahantu uri kuvuga ngo bivuze kuduha ngo EGFG and stations naho hari no 90 ikomeza, nizo nayo ma station yagiye ishyiramo. Reka dukomeze iyi profile yacu ni gutya imeze. None turongeye turaselectinze, right click, tujye kuri edit profile view. Hano view noneho tugiye kugerageza gucleaninga, naho tujya muri information. Nitujya muri information ni name profile view, graph, ujya muri graph. No kuvuga ngo hara muri graph niho ubasha kujya kuba wagenda ugahindurira ama scale kugira ngo ubashe kugaragara neza. So hano no kuvuga ngo nitunyura muri title annotation, ushobora gufata iyi profile wangiza ukayita izina. Ni ukuvuga ngo ukareba text height, ukareba ama style, uwikiritse hariya ushobora gusiba. Hano handitsemo profile, ibi twabikuraho tukayita profile 1. Nitujya kuri okay, niko iri buze guhita yita longitudinal profile 1 cyangwa se ukayita profile 1. Noneho ikindi kintu turi buze guhindura ahangaha, nuko turi bugende kuri horizontal axis. Ni ukuvuga ngo za distance hagati y'utu turongo dutambitse turi muri ushobora kuduhindura, uraduhindura harandi kuza interval, ushobora guhindura vertical axis ni iriya mirongo ihagaze. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ukuvuga ngo uhinduramo parameters nyinshi cyane nk'uko ubundi kugenda mbihindura. Kimwe nuko graph nabwo ushobora kugenda ukarebamo utu tuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo udakeneye urabizimya. Iri tara ry'umuhondo muri kubona ahangaha, iyo urigize umuhondo kuriya ukaprayinga, ni ukuvuga ngo ihita ibyongeramo nabyo ikabiguha. Ibyo udashaka uhita ukirikaho ukakazimya. Ni ukuvuga ngo uzimya nk'uko uzimya amarira, urabona hahise hiyongeramo ibindi bintu bitari birimo. Noneho kugira ngo wenda hano iyo ukoje ihita iguha detail nanone za profile, ibintu byose ushyize bigenda bibika, ngira ngo nangaha murimo murakina mubisoma. Iyo ugikozaho ugatinzaho igenda iguha alignment 2, ifite 178.61, ariko twari twakoresheje 1 ariyo ifite ziriya metero. Bivuze ngo rero icyo numva twakongeraho tumaze guca iyi profile, ni uko mu kanya naza kubanyuriramo nkabereka ni gute ushobora gukora portion ya alignment, kuko hari ubwo uzajya ahantu bakubwira ati twe dufite umuhanda w'ibirometero 10, ariko usange bo barakubwira bati dukorere agace, ntukore umuhanda wose, ukore 1/2. Ni ukuvuga ngo ubikora muri ubu buryo. Ibyo ni byo ngo tugende tufatanye kubireba. Iyi ni inzira ya mbere, ndabereka inzira ebyiri zitandukanye. Ninza kumanuka ngakirika kuri kariya gacumu,
to sample, nshaka gusampulinga portion y'uwo muhanda, ndakirika kuri kariya gacumu ako ko ku ruhande, noneho nyihe start, click here to pick a station in the drawing. Mujye mwiga musoma ukoza hari igahita nayo ubwo yikwibwirira. Click here to pick a station in the drawing. Noneho nidukomeza nimpakirika murebe ibiba hano, urabona akantu k'akarongo k'agatuku kari kugenda kagaragaza ama stations. Urabona ko iyi station 0 plus 284 uko ngenda bigenda bigabanyuka, kariya karongo gakurikira. Wenda tuvuge ko nshaka guhera start point y'aga portion nshaka gukorera design ari aka ngaka, urabona bihita byijyanamo hariya kuri sample, ni kinege ya 320. Noneho nsozereze kureba ahandi nza gusozereza, ubu ngiye gusampulinga agace gato ariko nkorera design, nibwo buryo ubikora. Urabona iyi sinyereka yuko hano iri bubyange. Impamvu iri bubyange, iri kosa no kuvuga ngo ndikoze kugira mujye mumenya aho bipfira. Uramutse uyibwiye ati sampulinga guhera kuri start point 320 ugeze ku 160, yo iza ubwenge. Ni ukuvuga ngo 320 aho itangirira niho hanini kandi umuhanda iwuhera kuri 0 ijya kuri end. Murebe ibiza kuba ibimbwira ikambwira ati sample start station value should be less than the end station value. Ni ukuvuga ngo start point igomba kuba ari ntoya kurushaho agasampo uza gusampulingiraho kagarukira. Niyo mpamvu rero harandi gusubira inyuma, urayemerera ngo okay, noneho nindangiza nsubire hariya mbite kiramo ikiruta 320. Icyo gihe rero ibyemera cyangwa se mpindure aho ihera, ni kimwe muri ibyo. Mpongere nshyize kuri 160, ahubwo hano aba ariho ngenda mpageze kuri 320. Ubona nimba biramvirishije, urabona gutya aho birakunze. Njye kuri add, nimbyadinga hasi, icyo gihe no kuvuga ngo ndakora bya bindi twari twagiye tureba, nshobora kugenda nkajya kuri, urabona hano irahita ikwereka 160 kugeza kuri 330. Njye kuri draw, ni drawinga irama ka gataburo, element ni 1, profile ni 1, bya bindi byose twashyizemo mbere, ntacyo profile ya kabiri. Hano tujye kuri next, dusubire inyuma gakeya, hano full grid. Noneho next noneho turajya kuri specify range. Nanone muri ko twahere ku 160, hano ni specified 160, 150 kugeza noneho ikirimo end ikiruta 150, kuko mwabonye ko iyo bicuritse bihita bisubira inyuma kuri 340. Urabona n'iki mpaye. Tujye kuri next. Profile view height ni ibisanzwe. Next mu profile display option tujye kuri karako hasi, no do scrolling, murahita mubona hariya. Tujye kuri next. Noneho ngaha tugeze kuri data bands, noneho ihita imbwira ati specifying point. Nanone nkirike. Mu by'ukuri bavandimwe, aka gace ikoze nawe murabibona ko gahera ku 160 kakarangira kuri 330. Bivuze ngo nkoze design y'agace k'umuhanda, mu gihe iriya ya mbere nakoze umuhanda wose ufatanye. Bivuze ngo niba kuvuga ngo ukore design, noneho hano kugira ngo bise nk'ibigaragara, kuko urabona iyi mirongo ihagaze isa nkaho iri ramforce cyane. Rero kugira ngo bise nkaho bisomeka, uraselecting ugakozaho right click, ukajya hano handitse ngo display order, noneho ukavuga ati send back, ukasendinga back. Bihita urabona ko bise bigaragara. Utu tuntu tw'udutirike twose mujya mudukoresha. Civil 3D iroroha, bisaba kuyiha umwanya no kubikora ubikunze. Bivuze ngo rero aho bigeze aka no kuvuga ngo mberetse ukuntu ushobora gukora design y'agace k'umuhanda runaka, noneho ukaba wawukora wose, cyangwa se bakavuga ati dukorere design ya 20 gusa. Icyo gihe ntuzareka akazi noneho ngo umere nk'umuntu utarabyize. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo ni isomo rya kabiri. Ubushize twari twakoze karako hejuru karimo ubururu, ariko super elevation design
uyu munsi no dukoze longitudinal profile. Cyakora ndaje mu kanya nongeretse nk'ubibanyuriramo wenda nkoresheje izindi data, nta n'icyo bitwaye. Reka nze nongere mbibanyuriremo nkoresheje izindi data kugira ngo nibura nimuramuka mugiye no gukora design mujye munyura utuyira twa bugufi. Nongere mbibutse yuko njye ndi umusaveya ariko nanone nkaba n'umwenjeniyeri civile. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo njye nigisha izi software zikora ibintu by'amadizayini y'imihanda, amazu, kuko umusaveya uretse kuba wenda wavuga ngo urakora surveying gusa, nanone uba ugomba kwiga drawing kurusha uko umusivo engineer yayiga. Niyo mpamvu biba bidusaba gukora cyane. Mfite kampani rero yitwa Drone Geosurvey, tuba dufite amaparere dukodesha, abakiriya baraza bakazikodesha. Nanone twaba turi mu bintu bya cadastro cyane, dukata ibibanza, tukagira ibiki no kubaka turubaka. Reka dukora kandi ka exercice gato ariko mu buryo bwihuse. Ngiye no kuvuga ngo iyi software ngiye kujya hano kuri add point, ni point creation tools, uhita ujya kuri aka kantu. Iyo umaze kukajyaho ahita baguha import point ukadinga. Iyo ugiye kwadinga noneho hano murihangana kuko ngiye mba mfite amapoint mba naragiye mbika ahantu ndabikora nihuta bitewe n'aho nshushanya mbikuye. Ibyo byo wenda ntibize kubajena cyane ko buriya ndi mu bantu bakora ibintu byinshi kandi mu gihe gitoya. So ni ukuvuga ngo hano niho nabitse data, ngiye guhita nkirikaho gutya. Ni ukuvuga ngo aho nabitse data ndaje nzirebe noneho murihangana factory. Reka nkoreshe izi ngizi. Urabona hano nukuvuga kuri file name ihita itikinga. Imaze gutikinga yo uhita uza specify point file from filtering on, ibiri on, ukaza ukareba data waziteguye ni point east north said description. Hano iyo ukiritseho ihita ibipanga uko nguko. Dore point number ni hano iri, easting ni iyi ngiyi, nothing ni iyi niyo e murabizi ko ari east, n ni north, point elevation ni ama z, noneho raw data cyangwa se description ni code utikinga hano ukabyita izina, wenda tubyite Manzi, dukirike ok. Nukuvuga ninkirika ok iri zina Manzi leta ryandika hano hasi, dore kugira ngo mumenye ngibi. Noneho njye kuri ok. Ni ukuvuga ngo rero yizi data ziguye muri iyi screen, iri bara ry'umukara tubyita ngo ni workspace, ntabwo uhita umenya aho ziguye. Mu by'ukuri kugira ngo ubimenye wandika ijambo ZE cyangwa se bishatse kuvuga zoom to extent ugakanda enter. Iyo ukanze enter juste ni ukuvuga ngo za data zihita ziza, ariko mu kuza kwazo ziza ziri vague, zivangavanze zegeranye. Ikibitero nta kindi nuko iyi annotation scale iteka civil 3D zose zifite kimwe cy'igihumbi. Niyo mpamvu ndi buhage no nkaza nkagabanya nkagira kimwe cy'ijana zigahita zitandukana. Iyo zitandukanye nka gutya rero ni ukuvuga ngo ikindi kintu mba ngomba kujya gukora, aha ku ruhande dufite aka kitwa prospector, tukagira setting, tukagira survey, tukagira toolbox. Iteka ugomba gukora muri prospector. Iyo data zimaze kuhagera nta kindi kintu uhita ukora, uhita uza hano kuri surface. Surface ushobora kunyura ahangaha cyangwa ukaza ukanyura hano hejuru, byose ni kimwe, ariko iteka mujye munyura ahangaha ku ruhande, nibyo byiza, nibyo niyo style y'umusaveya rwose. Ugakora right click, create surface. Iyi surface rero reka tuyite IPRC Kicukiro kuko ni mwebwe mwabinsabye. Noneho aka kantu kugira bize gukora, tubuze gukora group nyinshi, uragakopiya control C. Description ushobora kuvuga ati wenda ndabizi muri iya 2 muri mu wa kabiri. Style rero hano uvuga ngo ushobora kuza ukirikaho gutya rimwe kunyuka ku ruhande contour, giye gusubira muri bende twakoze ejo bundi kugira ngo muri calling amashe kubifixinga. Izi contour ni 2 meter up to 10. Ngenda kirikaho hano, noneho mfate 1 up to 5 nkirike ok. No render material turibuka ko twari dufitemo akantu ka by block, akandi kakaba by layer, global n'utundi. Reka dukoreshe by layer tugire ok, then ok. Noneho aha hantu
nkoze extent kuri surface handitse IPS Kicukiro, ninkora extent hano hahita haza mu mark watershed definition, ninjya kuri definition ndaza nshaka akantu kitwa point group, nga selecting right click na adding point group, muribuka ko nanditsemo manzi hano, iyi manzi rero ndi bukirikeho noneho applying ngire ok, icyo gihe ndahita mbona control line z'aka gace. Mwa bagabo mwe, igitumye nkora aka kantu k'akariko ntakoresheje za data ni ukugira ngo mbereke ubundi buryo ushobora kumenya tere wari uri gushushanyirizaho imeze ite. Ni ukuvuga ngo iyi tere urebye gutyo, iyi ni muri 2D, ukirika kuri iyi contour, warangiza ukagira right click, warangiza ukaza kuri aka kantu kitwa object viewer ugakirika. Iyo ukiritse rero ni ukuvuga ngo yo ihita yitereka ikakwereka uko hari hameze muri 3 dimension. Ibintu muri kubibona, aya mapuwe no kuvuga ngo nakoresha amapuwe ari vague, niyo mpamvu murabona turiya tuntu twa prisme, ariko murabona ko hano hari ku mukingo, hano hari flat. So aka kantu rero ntako mwari kuzamenya, hano ushobora kugahindura wireframe, ushobora kugahindura wenda mu buryo buri shaded ukagira realistic, ushobora guhindura hidden, ushobora no kuza ukabigira conceptual cyangwa 3D wireframe, ibi bya bintu by'ama triangulation, triangular irregular network. So ibi rero wenda ntitubitindeho cyane. Ikindi kintu ngira ngo mbereke, izi contour mwize icyo bita contour interval. Contour interval ni distance in between contour lines. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugiye kuri right click ukaza kuri edit surface style, ni ukuvuga ngo nshobora kuza ibintu nejo bundi nabiberetse, noneho nkaza kuri contour range, nkaza kuri contour interval, urabona hano minor ni 1 meter, major ni 5. Mwibuka kandi nako twabikoze mu kanya. Hano nshobora no kuhagira 0.5, noneho inini wenda nkayigira 2 n'igice. Icyo gihe no kuvuga ngo kiri buze kubaho ahazari zitatanye ziri buze kwegerana kuko nagabanyije interval. Contour depression, hano uhagira true kugira ngo ibashe guhura nuko na tere wakugize. Noneho contour smoothing nazo kazigira true. Then hano contour smoothing ukagira true. Then hano kuri contour smoothing ukaza ugakurura aka kantu ukakageza hano kuri edge, wangiza ukapplyinga ok. Izi contour ntabwo ari gutya zari zegeranye nyine kuko distance ndayigabanyije. Aka kantu ntimuzakibagirwe. Noneho iyo ugiye gushushanya, noneho ushobora no kwibaza ati se ko hari abantu bajya bakoresha biriya software bya AutoCAD za 2007 zivanze na Covadis, nizo abarimu benshi bakunda kwigisha kuko nizo baba bazi. Ukagenda ugasanga ngo ukoze icyo bita triangulation, ukaza gukora lissage de courbe de niveau cyangwa contour line, n'aha ziba zirimo. Kugira ngo uzirebe uraza gusubira kuri edit surface style, noneho hano kuri display ushobora kuza ukajya hano kuri triangles ugahita ukuramo contour cyangwa ukanazirekeramo ukapplyinga, dore ngizi triangles zanyu, kuko murabizi ko aya software yose akarukira volume akoze icyo bita triangular irregular network. Izi nizo contour line. Ibi nta bintu biba birenze, ni ibintu biba byoroshye cyane. Ikindi ushobora gukora nk'umuntu w'umusaveya nanone, ni uko izi minor na major contour kugira ngo zitandukanye uziha amabara atandukanye. Ni ukuvuga ngo nk'iyi ngiyi ni user contour, ntacyo reka nyirekere kuriya. Ni ukuvuga ngo major contour nshobora kuza nkayihindura magenta, then noneho minor contour nkaza nkayihindura wenda umutuku, birashoboka. Iyo napplyinze nkagira ok, nshobora kumenya gutandukanya contour iri minor n'iri major ni iyihe. Hano reka nongere mbameneremo akandi kantu mutari muzi. Hano nshobora kuannotatinga contour line. Icyo nkora ni igiki, hano ndi gukora muri home menu, ndajya muri annotate menu, nze hano kuri add labels surface, noneho nze kuri contour multiple cyangwa multiple at interval. Ukoresheje contour multiple ni ukuvuga ngo hano nshobora kuziselectinga gutya, utu tukajyamo, cyangwa se nkanaza ngakoresha nanone kugira ngo utagira umwanda, buriya ugomba gukora drawing idafite umwanda. Iri single, hano nshobora gukirika ikajyaho, naheza nkaza nkayishyira hano bitewe n'aho nshaka kuyishyira iyo ukoresheje single. Ariko hari n'uburyo ubikorwa bati ok,
ngiye kuko nta mwanya mfite nshaka gukora contour multiple at interval, ukirikaho warangiza ugasoma kuri kariya point yanditse ngo pick first point, ushobora gupikinga hano ikambwira ati pick second point, nkaza ngakirika hano yarangiza ikambwira ati interval along contour. Ni ukuvuga ngo ziriya metero 100 nshatse nakwandikamo 10, bivuze iki? Muri buri metero 10 irahashyira elevation kuri iyo contour, ugakanda enter, ugategereza kuri ititira ibiri gutekereza ikoresha imbaraga. Dore ngibi ni ukuvuga ngo buri muri metero 10 hose yagiye ihashyira iriya mibare. Ibintu ntabwo bigoye. Kugira ngo duce profile twihuse, noneho ndasubira under home menu, kuko murabizi ko utu tuntu two hejuru utu annotate modifier twita menu, ariko noneho iyo nkiritse nko kuri home, utu tuntu tugaragara hano urabona ninjya kuri insert birahita bihinduka, ninjya kuri annotate bihinduke. Utu rero nitwo bita ribbons cyangwa sub menu. Ndasubira muri home menu, none ndabanza mfate polyline. Polyline ni ukuvuga ngo ni aka karongo ko hejuru, ariko ubundi nandikamo ijambo polyline, ugakanda enter. Ubwo ni ukuvuga ngo uwo murongo mba ngufashe, ariko kugira ngo bizaborere ko ndabizi muba mufite utumashini abenshi tugenda buhoro, kugira ngo drawing itaremera cyane uhita ukirika hano kuri contour, wangiza ukajya kuri edit surface style, warangiza icyitwa contour n'uduki twose ukabisiba ukabizimya. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse ushobora gufata umurongo, tuvuge wenda mfite agahanda kameze gutya, agahanda kameze kuri drawing noneho agahanda wenda kagenda uku nguku. Ngiye icyo nkora, ngira ngo murabizi neza yuko duhita tujya muri alignment, tukaza kuri alignment from object nk'uko tubikoze mu kanya, tugakirikaho, naho twarangiza tugakanda enter. Iyo dukanze enter, mujye mwitegereza kuri uyu murongo ahita hazaho agacumu. Aka gacumu kavuga iki? Kaba kavuga ko umuhanda ushobora kuba wahera 0 iri buze guhera hano hejuru, noneho umuhanda urangirire hano. Iyo ntashaka yuko uyu muhanda ufata 0 hari ugasozereza hasi, nkirika kuri reverse, kari agacumu uragahise kareba muri sens inverse. Noneho hano alignment mpita nyita manzi 1. Noneho type ni center line, description ni Kicukiro, wenda Kicukiro. Then hano kuri general and general dufitemo site rero harimo 8. Ndaza nkirika kuri aka gacumu, ninkirikaho hano hazira ijambo site wenda nyite Sonatube Gahanga, wenda bari ko twita site, dukoresha amazina y'ino ahangaha. Ninkirika okay, urabona bita byandika hano muri site harahita yandikamo Sonatube Gahanga. Noneho alignment style proposed ni existing, reka nyigire existing. Alignment layer bihita bijya muri C-road. Noneho alignment label set turagira all label set nk'uko twabikoze ejo. Add curve between tangent, nshaka ko zijyamo atari ibyo ngibyo tangent baba bavuga ni iyi mirongo, tangent 1 cya tangent 2 tangent 3, birabyo mbyihore. Noneho mujye mwibuka ku setting muri design criteria harimo kilometero 100 ku isaha. Noneho muraza ugatikinga hano ugashyiramo twa tundi twose, muratwibuka se nirwa mbisubiramo amarene n'ibiki, ugakirika okay. So no kuvuga ngo wa murongo nari mfite, urabona nta no to exclamation mark ngizemo, ngiye no kuvuga ngo za tangent zihite zihuzwa n'aka kaziga. Ibi ndabikoze kubera ko mu kanya Manzira mbwiye yuko we yabikoze hajyamo uturatu exclamation, ariko nta makosa uba wakoze mu buryo bwo gushyiramo amaradius noneho n'ama tangent length. Kugira ngo turatu exclamation marks tuvemo rero, nababwiye yuko ni ibintu bishobora gukora, uhindura iriya curve cyangwa parabol radius, cyangwa ugahindura speed road yo harimo kilometero 100 ushobora kuzigira nkeya cyangwa se ukongera, kuko nuvuga ngo bimwe biba byagiye biba superimposed kandi urumva ntibibaho. So no kuvuga ngo iyo tumaze kubona iyi alignment rero, no kuvuga ngo tuba tugomba kujya guca profile. Profile rero no kuvuga ndahitanya hano kuri profile, noneho nzana kuri create surface profile. Ninkirikaho muribuka ko alignment dufitemo nimwe rukumbi yitwaga alignment manzi 1. No surface twahise IPRS Kicukiro.
then alignment is starting from 0 and up to 0 plus 092. Ni ukuvuga ngo kariya gahanda gafite metero 92. Ningira hano hari n'indi gusampuringa mu kanya na hano ngenda gakora kose kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Ndajya kuri add, ninkirika add karahita kaza hano hasi. Mwibuke yuko name twayise IPRC Kicukiro surface 1 niyo turi gukoresha. Data source ni IPRC Kicukiro, noneho offset ni 0, dynamic existing. Aha rero niho ndibuze noneho nkajya hano kuri draw in profile view. Mwibuke ko iyi tableau yitwaga create profile from surface, ningira draw murabona iri tableau itiza. Aka kantu urabona kari hano kuri general, niyo mpamvu mfite select alignment twayise alignment manzi 1, profile view name ingire reka tuyite profile 1, description nubone ni Kicukiro wenda Kicuku, then hano tuhihorera ko hameze. Ninkirika next hano aka gacumu k'ubururu kahita kaza kuri station range automatically. Maze kubibereka mu kanya ndi kubisubiramo kugira ngo babone badafata vuba babashe kubikacinga up. Station range automatic twihera kuri 0 tukagera kuri 92. Tujye kuri next kahita kaza kuri profile view height automatic. Elevation ya turatu data bafashe ni 381 into inini ifite 84, niho ni highest point. Ninjya kuri next bahita biza kuri profile display option. Name ni IPRC Kicukiro, mujye mugerageza ku kuri Kicukiro, draw iratikinze, clip na turiya twose. Ni ukuvuga ngo ninjya kuri next bahita biza kuri data band. Data band ni EGFG elevation nk'uko twabikoze. Location ni bottom. Hano ngira ngo mbisubiremo, ngira ngo top kano kantu karagiye, bivuze ngo za detail z'ama EGL n'ama FGL bihita bijya kuri top. Ntimugakorere ikosa, iteka mujye muberekera kuri bottom n'ibyo twamenyereye turi abanyafurika. Noneho hano ninkirika kuri next birajya kuri hatches. Hano naho ngira ngo nongere clarifying ikintu rero sasa. Ariko ibi bikorwa iyo ufitemo amasurface abiri. Ibi nzafata isomo ryo kuri bigisha kugira ngo utaza kuba confusinga. Reka tujye kuri create profile view. Hano mwongere musome select profile view origin. Navuga ngo ninkirika gutya irahita ishushanya dore ngiyi. Navuga ngo n'amakano k'agasozi. Noneho mu gukora isuku ry'iyi mirongo ndakora right click nkuko maze kubikora mu kanya. Nje kuri edit profile view style. Noneho nze hano kuri graph. Kuri graph nuvuga ngo iyo yabikoze kuri vertical scale ya 1/10, reka nyewe nagire 1/25 kugira ngo muze kubona ibihinduka in scale. Noneho hano profile view direction ushobora kuyishyira na aka kantu k'umutuku, ushobora kugashyira right cyangwa kagashyira left. Iteka mujye mukarekera left ukajya kuri grid. Noneho kuri grid urabona ibi bintu by'ibirongo birenga hejuru y'uyu murongo wa tere na tere cyangwa se existing ground. Uhita ugatika hano kuri clip vertical grid ugakuraho hano na hano. Kongera kuri clip horizontal grid n'ibitambitse birenga ugakirikaho hano ukabikata. Noneho ahangaha iyo urangije urapplyinga urabona bita bicika. So tilt bya bindi twahinduraga mu kanya muze kureba muri biriya bya mbere dukoresha umwanya munini. Iyo ngeze okay mpita mbona profile yanjye ari uko imeze. Ariko nanone ushobora kuvuga nti se aha hantu hagiye hanamye hari slope zingana iki? Nibyo nimaze gukora. Nongera nkirikeho right click, noneho nze kuri profile view property, muganga kadukoresha profile view style, nje kuri properties. Ningera hano urabona mfite muri information ni profile 1 Kicuku ngiya noze station ni ziriya profile. Hano niho ndibuze kuza kuri band, ni bisanzwe hakeze ni amahashira, ariko tuza kuri profile ugakurura kano kagatambika. Wagera hano handitse label edit ugakirikaho, ukaza kuri import label set ugakirikaho hano ukagira complete label set, ukagira okay, apply okay. Dore za slope ngizi ziza kugira ngo bigaragare neza. Ni ikibyica byose nababwiye yuko ari annotation scale. Tuza hano hasi ukabaza ukayigira nka 1/5. Okay, birabaye bito cyane nanone 1/50. Dore ngizi slope zihari. Navuga ngo hano ni 12%, hano hari 10% kuko umusozi ugenda uhinduka. Iyo bigeze hano biba 22. Ibintu byose mujye mubimenya. Noneho ikindi kintu nshobora guhita mbereka ahangaha ni uburyo bwo gushyira kunoze ku rupapuro mwabagabo. Ni ukuvuga ngo iyo ushushanyije ibintu nk'ibi ngibi
ni ukuvuga ngo uba ugomba kubishyira ku rupapuro. Rero nzagira igihe cyo kubigisha isomo rya gukora viewport ku mpapuro ziri kuri scale hano kuri layout, ukajya right click from template, plan production. Hano niho nazibitse, ngiye nateguye impapuro zanjye ndazibika, nizo nkoresha. Ugakirika ugategereza. Iyo umaze gutegereza rero urazana ukareba scale ushaka gushyiraho. Wenda kareka ngashyire kuri A3 ariko ifite scale ya 1/500. Ndakirika ngategereza, urupapuro rwanjye rukirodinga, narangiza nkabishyiraho. Nagenda bakampa ibiceri byanjye nkabirya. Muzitwarire neza rero namwe, bizabatunga. Icyo nzi cyo aka ni akazi gafatika. Software no kuvuga ngo ntabwo ushobora gukora akazi ka surveying utazi software, kuko nizo ziguha coordonate. Ntabwo uzajya kuvuga ngo bazana umusabe gukorera coordonate uzitere. So no kuvuga ngo imaze kwirodinga, murebe hano kwa dufite model, dufite layout 1, layout 2, ibaye plan A3 500 ko niyo maze gukora. Ndayikirikaho, urupapuro ruze. Niruza genda za kuri aka kantu ka rectangle hano handitseho viewport rectangle, nkirikeho. Ninaza mfate ku inguni nzane no kuri iyi ngiyi, automatically birahita bizamo bya bintu maze gushushanya, ariko bize biri vague. Niyo mpamvu ndi bukirike kuri layout hano, nkongera nkagaruka kuri A3. So hano no kuvuga ngo icyo mba ngomba gukora, nkirikamo nka kuri, narangiza nkaza ngapositionamo aka ka profile kanjye, ngakirika ku ruhande. Narangiza, kuko hano bikigaragara biri vague, nkajya muri modo, nkongera nkahindura iyi scale nkagira nka 1/2, nkagaruka ku rupapuro rwanjye. Ni ukuvuga ngo bikagenda nkakora, mbese ni ukugushyira ku rupapuro. Noneho urupapuro umuntu ararukoze, ubwo njye mfitemo iyi north arrow, ndayishyira kuri 0 ihita ireba hejuru. Noneho iba yanditsemo amazina, igihe nayikoreye provision na revision, Republic of Rwanda, project, ikindi kibanza nakoraga, ubona cyari cyo bita Gahungu Gratian, location ushyiramo ibiki byose, harimo amazina yanjye. Okay, ibi ngibi tubireke kuko n'ubundi ibi ngibi ninjye bireba cyane, ariko nzabigisha namwe mujye mubikora. Ahasigaye kuri uno munsi nimwige akangaka. Nzagaruka ejo nzabigisha akandi gace ko gukora noneho corridor. Ejo tuziga corridor kuko step ubone ni 7 nzazibigishamo. Ejo twakoze super elevation, umunsi duciye longitudinal profile. Ejo tuzashyiraho project line kuri biriya tumaze gukora. Niturangiza tugende dukora step by step kugeza tubirangije, kuko ibi nzabigisha road design start to finish, kuva itangiye kurinda irangiye, kandi bizagenda neza. Muzambere abanyeshuri beza gusa. Mujye mwiga, nimurangiza mwibuke no gukora subscribe. Dayeri noneho mutange na ntuza n'amakomenti kugira ngo wenda aho bigisha nabi, ndabizi ngira ijwi ritameze neza, wenda no kuvuga vuba vuba, ariko ibyo nkora birumvikana kurusha, kuko hari benshi babimbwira. Ntimuzantenguhe rero, muzaba abasaviya beza bakora akazi ku buryo nabo mugakorera bifuza ko mugaruka. Abazagerageza kubona akazi badafite ibikoresho, mujye muza tubatize, twe turabikodesha ku mafaranga makeya. Twubakira abantu, dukora amadizayini y'amazu, ibintu nk'ibyo ngibyo. So reka isomo ry'uno munsi tube turisozereje ahangaha, noneho tuzahora ubutaha. Bye.